winjiye mu rushako nshuti yanjye ukabona umuntu winjiyemo arakubwira ati ntugomba gukora, bizajya bihita biba intuzi idarapo ya mbere. Ukabona umuntu atangiye kuguhunga, ntashaka kuvugana nawe, uravuze arahagurutse aragiye, kandi uri kuvuga witonze rwose, wabifatiye n'umwanya, aragiye. Ukabona umuntu atangiye kuguteranya n'abantu bo hanze, utangiye kwisanga wenyine. Ibyo bintu ujye umenya yuko ikintu cya mbere ugomba guhita ukora, ntiwiruke inyuma, ntujya gukontorora n'ibiki byose, ahubwo ikintu cya mbere uhita ukora, urongera ukisubiraho, wihuza nawe. Kwihuza nawe ni ibintu birebire, ariko bimwe mbese nakugiraho inama, urongera ukiyegera, ukibuka uwo uriwe, ukibuka icyifuzo cyawe, urongera ukiga kwikunda. Kwikunda nabyo ni ibintu birebire, ni umurimo muremure. Urongera ukiga kuba umuyobozi w'ubuzima bwawe, ibyo nabyo ni ibintu birebire umuntu ahita ashyira mu bikorwa. Ugomba kwiga kuba inshuti yawe bwite, ibyo nabyo ni ibintu birebire umuntu ahita ashyira mu bikorwa. Kuko ibyo bintu iyo umaze kubona uri ahantu ibintu utari kubisobanukirwa, watangiye kwirukanka inyuma y'umuntu utangiye gukumbura, kandi ari kukwangiza, ariko uri gukumbura wa wundi wabonye bwa mbere, wa wundi bya bindi byose yaguhaye, mbese nibyo ukurikiye. Iyo bimeze gutyo, ugomba guhita wongera kwiga kwiyegera, ukibuka uriwe, ukibuka ibyifuzo byawe, ahasigaye ugatangira kubikurikira, aho kugira ngo utangire kumukurikira. Kuko uko kuguhunga ni strategy, uko guhunga ni ibintu byari biri muri plan. Uko imyaka, uko wowe udashyira mu bikorwa ibi ndi kuvuga hano, imyaka ikagenda yiyongera, niko uzaguma muri ubwo buzima bumeze gutyo, ukaba wa wundi nyine abana bakontorora, ukaba wa wundi ushobora kugirirwa nabi. Ibi mvuga ntibinezeza benshi, ariko ibi mvuga abantu bashaka kwinjira mu nshako, cyangwa ba bandi bafite umuntu kanaka kuri ntuze, mbese bari bashidikanyaho, hari ikintu ushobora kubabwira.